bagutaye mu Bwongereza mbese ntago habwirira wowe ubwo se amaboko yaba yaraciwe bimotera ibyabo nibyo nabanze guhigira. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ringeri reba. Iyo mbyibutse biranshimisha, iyo nibutse ibiboko naho ndagurwaga nzira guterura boro, maze nakibuka ubuzima bwa mayibobo nabayemo imyaka 10 yose kuva mu buto bwanjye. Ariko kandi ikintera nimba cyane n'uburyo nafungiwe Iwawa ubugira kabiri. Uyu mwana ntakiri mayibobo, ubakaba barizwa muri Canada, aho abayeho neza kandi ashima Imana ku bwa byinshi yamunyujijemo. Amazina ni Kimangwene. Uyu niwe musore gukurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amagambo yuje ubwenge yerekana ubuzima bw'ububabare yanyuzemo. Ukigera ku mbuga nkoranyambaga zirimo WhatsApp, TikTok, Facebook ndetse na Instagram, nta yandi magambo yuje ubwenge uri kwasanga uretse amagambo yavuzwe n'umusore bigaragara ko yanyuze mu buzima bukakaye ari we Kimangwene. Nagushidikanya kuko yanyuze mu buzima bukakaye, ndetse nawe wakifuza ko wasobanurirwa muri aka kanya. Uyu niwe mwana wafunzwe imyaka myinshi, akubitwa inkoni nyinshi, ariko kuri izi saha nawe nk'uko abivuga izuba rikaba ryaramurasiye. Ibi byatumye nanjye nkora ubushakashatsi maze ncana itoroshi mu mwijima, niko gukura agatabo kanditsemo amateka ashaririye yuzuye ububabare umwana wahoze ari mayibobo ku muhanda, ariko bakaba yarisanze mu gihugu cya Canada mwese mwifuza kujyamo. Nawe nk'uko abyivugira avuga ko amahirwe yari nk'ay'agacupa karemba hejuru y'amazi kugira ngo yisange mu gihugu cya Canada. Ariko se n'uruhe rugendo n'amateka bya Kimangwene mwakunze kandi muri gukunda amagambo ari gukoresha muri iyi minsi? Njye ugiye kugusobanurira ibi byose. Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka turagusaba ubufasha bwo kuwadukandira subscribe, ndetse bikaba n'intandaro yo kwiyandikisha kuri uyu murongo kugira ngo ibiganiro byose dukoze bize bigusesekaraho ku gihe. Niba ubikoze nkwifurije umunsi mwiza, muhawe ikaze. Uziko uhabwa igihano cy'urupfu ku bihugu bibaho, ariko mbere wawe we wenyine akaba ari uhagera tu we wenyine hahandi isi yose yagutereranye, ariko no hatera intambwe akahita higira akavuga nyine tu akakwihanganisha kanagufatisha no kuri Bibiliya akagusubiza ibyiringiro, akubwira atahugiye n'ubundi se we wenyine uhagiye. Hari umubyeyi urutose ngiye niziza n'umunsi w'abagore. Amazina y'nyakuri yitwa Shema Jimmy, yavutse tariki ya 13 z'ukwa mbere umwaka w'1996. Avukira mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko ababyeyi be bari mu nzi zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Kimangwene yavutse asanga afite nyina gusa. Ibi byatangiye kumupfundurira agaseke kuzuyemo imibabaro, ndetse byanatumye Kimangwene nyuma yo kubona yuko nyina ari umupfakazi, ndetse kandi nyina yari afite n'inshingano zo gukurikirana barumuna ba Kimangwene. Kimangwene w'imfura yahise yibwiriza maze afata agafuka yerekeza ku muhanda. Ati nagombaga guharira barumuna banjye bakabaho, cyane ko nabonaga kugira ngo mama twiteho byabaga ari ibintu bigoye my friend. Byatumye mfata agafuka maze nerekeza ku muhanda kubaho nk'izindi mayibobo zose. Ku myaka 10 gusa nibwo Kimangwene yafashe umwanzuro maze yerekeza kuba mu muhanda, maze atangira kuba mayibobo. Yarakubitwaga igihe abaga yibye boro hafi no kumwicisha inkoni, ndetse kandi yaje no gufatwa akagenda ashirwa mu magereza atandukanye. Muri 2008 Kimangwene yaje gufatwa maze ajya kurerwa mu bigo byaraga imfubyi litwa Les Enfants de Dieu. Ariko Kimangwene avuga ko igihe yageraga muri iki kigo kirera imfubyi ibyatekerezaga atari byo yahasanze. Ati twakubitaguye ibiboko maze bimviramo kugira igitekerezo nti ariko sundi ko nakubitwaga ikiboko nibye boro, ubundi wakitorokera byibuze nkaza nkubitwiza inkoni, ariko nateruye boro. Ibi byatumye Kimangwene afata umwanzuro maze atoroka iki kigo cyaraga imfubyi yisubirira kuba mu muhanda nka mayibobo bisanzwe. Kimangwene akimara gutoroka yarashe boro, ubundi arafatwa ajya gufungirwa muri gereza yo kwa Kabuga. Yafungiwe amezi 6 maze ararikurwa.
ariko nubwo yarekuwe ibi ntibyakemuye ikibazo yari afite, kuko yakomeje guhondagurwa agakubitwa ibiboko byinshi bitandukanye. Ati hari igihe nakubitwaga ubundi nkaburumvura, ariko ibikomere byarikizaga cyane ko banambabariraga rimwe bavuga ko ndi umwana, ariko bamwe ntibyababuzaga kunkubita inkoni zikandembya kugeza nubwo nashoboraga kumara icyumweru ntacyo kurya mfite. Ku myaka 18 Kimangwene yaje gufatwa mu nzererezi maze ajyanwa Iwawa, ariko nyuma yo guhabwa inyigisho z'Iwawa Kimangwene ntiyatashe ngo akurikize ibyo yabwiriwe Iwawa, kuko yakomeje kubaho mu buzima bwa mayibobo maze arongera afatwa asubizwa Iwawa. Iyi nshuro ya kabiri yajyanwe Iwawa yasaga naho igiye kumupfundurira ubuzima bw'amateka, maze ikamuviramo kuvumbura igitekerezo cyatumaga Kimangwene atahukira Iwawa yerekeza iwabo mu rugo. Inshuti n'imiryango babonye Kimangwene nyuma yuko bari baramubuze ku myaka y'10, ariko Kimangwene yagarutse afite gahunda yo kwiga ndetse agarukana afite gahunda yo kuba mu rugo. Kimangwene yavuze ko ngo yahinduye no kubona bamwe mu bana bakoranaga ubumayibobo bamunyuragaho rimwe na rimwe bo bameze neza, ariko Kimangwene akavuga ati nanjye umunsi umwe hari igihe izuba ryandasira ubundi nkabaho imibereho mbona n'abandi. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ringeri reba kandi nta numwe bitabera. Kuva muri Afrika kugera muri Canada ndaseka nkamwenyura n'ikibazo, ariko uko nari naguseka nyine kwa kumwenyura n'agaheza n'akatanze wowe kubikora, ariko ubwo ndaseka kuko nyine bindi ndamwenyura kubera Imana. Kimangwene yaje kubona amahirwe yo kwerekeza mu kigo cyitwa Mind Lips Foundation, ndetse ari nacyo ashimira ubufatanye, akaba ari nacyo cyamugeneye imigisha yagombaga guhabwa. Iki kigo cyamwigishije indimi ndetse kinamwigisha n'ibindi byinshi, harimo nko gusoma Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Icyongereza. Bidatinze Kimangwene yese abona amahirwe yo kwerekeza muri Canada. Ubu ngubu Kimangwene aratunze kandi aratunganiwe mu gihugu cya Canada. Aravuga ati iyo mbyibutse niyo mpamvu binshimisha maze bikantera guha Imana icyubahiro ngirani aya mateka yose yuzuye ububabare, ni nayo mpamvu Mana ngushima ku bwa byinshi wanyujijemo. Ndagusabye n'izindi mayibobo zose ziri mu mujyi wa Kigali uzaze kugira iherezo ryiza. Uhabwa igihano cy'urupfu ku bihugu bibaho, ariko mbere wawe we wenyine akaba ari wo uhagera tu we wenyine hahandi isi yose yagutereranye, ariko no hatera intambwe akahita higira akavuga nyine tu akakwihanganisha akanagufatisha no kuri Bibiliya akagusubiza ibyiringiro, akubwira ati aho ugiye n'ubundi si wowe wenyine uhagiye. Hari umubyeyi urutose ngiye niziza n'umunsi w'abagore. Ni nuko dushoje ikiganiro cy'uyu munsi twabagezagaho ubuzima budasanzwe bwa Kimangwene. Ngiye wabibateguriye ndi Rambona Jacques, iyo yari Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka niba wakunze ibiganiro dukora urasabwa ko wakanda subscribe. Kuba bikoze mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.